tekereza ubyutse mu gitondo ugasanga ibyatsi byimejeje iruhande rw'inzu yawe byose byahindutse amafaranga. Reka dutembere ahantu hameze ibyatsi byose bigahita bihinduka amafaranga. Ibyatsi bigahita bihinduka amafaranga we. Ngo ni give dirigite ntago ari ibyatsi byimejeje. Nuko hari ahantu numvise babyita gutyo. Oya abo ngabo babeshye. Abo ni abaswa batazi ibyo bavuga. None se kera bitaragera aha ngaha siko mwabyitaga? Oya ntagaruko ngiye ntago nigeze mbyita gutyo. Gusa arabara benshi bagiye byita gutyo. Ariko twebwe nkatwe dufite n'ibyo dukora urabibona bimwe biri n'iruhande rwawe ibyo niho byaturutse. Erega ikibi nuko byakoreshwa nabi niyo byaba byimejeje bikabyazwa umusaruro bitwaye iki se? None se ngambwira abantu bayabahaye mwari mubazi? Ntabwo tubazi gusa baduye papuro byanditseho ko Amerika yaturutse Kenya, Uganda na Tanzania. Aho ngaho niho batubwiye n'ibyo dusoma ariko baratubwira ati ikibazo mufite twumva ntacyo. None birangiye twe twitangiremo imishinga yacu. Batubwira no kuvugura amazu ibindi byose ariko twege tubona nta kitwaye. Ariko dufite icyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere. Kandi hazaza n'icyiciro cya kabiri. Ubu nkanjye mfite imashini zirimo zirabaza. Zirimo zirabaza. Imwe yakopesheje indi ndishyura sigaramo 70 ngura karima 120 mbasigaho 50 bitewe n'icyangombwa kizatangwa ruko iyo ni give dirigite. Give dirigite. Yampaye none se yasanze uhagaze ute koko mu bukungu? Yasanze mpagaze mu bukene. Umuntu utajyega n'urukero urugura 3. Ubwo urumva nteshima ari he. Ntaranda igura 25 icyo bita labo. Ababizi nawe urabizi. Igura 25. Ekeri igura 5. Ibyo byose ntabyo nafite bitewe yankuye mu bukene ahingirije nanga. Undi muntu wariye kuri give dirigite dushaka kuvuga. Nyine wowe nyine ntawe wariye. Ariko muze wowe mutwihanganira abantu bino batinya kamera ariko harimo bake batayitinya. Muze komera. Komera musaza. Amakuru ya meza. Ngo witwa nde? Banyita Ndwane Joseph. Ndwane Joseph. Nawe give dirigite ukayitwirya ako kanya none ukaba wariteje imbere. Natwe go nagura tugeraho. Ntabwira bageraho. Byagenze gute muze? Twebwe ni mu mudugudu wo hepfo ariya. Ariko zatujya muri ino minsi. Muri ino minsi zabageraho. Mubyizeye gute muze? Tubyizeye ko nyine nitugeraho umuntu ibyo bakubyuza akoresha icyo ukiteza imbere ntuyapfusha ubusa. None se wabonye message nayibonye. Tubwire ibyo kuza kwa message zabigenze gute? Baraza bakabarura bikagenda gute? Niba batubarura hagashira nk'imisi 15 bakagwa message bakagutelefona akongera agashindi imishini 5 bakagwa indi message ubwo amafaranga azanyuma y'izo message zose. None se yo bakwandi bagutelefoni bakubwira ngo yakubyata amafaranga uzafate neza n'inkunga ya mbere ni ya nyuma. Uzafate neza ikure mu bukene ari urimo ubuvemo. Imba ari umurimo ugure imba ari inko yigure imba ari kwiteza imbere ubikore. None ubu nawe witeguye kuzahita biteza imbere gute? Ngewe icyo nzakora nzaguramo imashini kuko ndahinga. Urahinga? Uzahita uguramo imashini yo guhinga? Oya iriya ivomerera imyaka. Kuko ngiye mpinga inyanya nyinshi cyane nkakoresha amaboko zikamvuna. Kuzagura imashini ivomerera niyo nshaka niyo muyigwange ifite. Umupira ku buryo uzajya ugira gutya. Nyine nkavomerera nkahinga ibintu byose nk'uko umuzuba nk'uko mba afite inyanya nkazivomerera ariko kubera yuko zivomerera ari amaboko mpinga nkeya. Ushobora guhinga nka hegitari nk'imwe zivomera ku maboko kuko mfite akabandi. Ariko nimbona imashini banciye 200 zahita nyigura ubwo azasigara nzakurisha ikindi shaka. Ikindi ushaka? Uzibuke kuryamo n'akanyama. Inyama nagiye umuntu atazirya uko ngana gutya nazirya. Aba kunywa agacupa muze. Agacupa n'uturakanywa. Ariya na amafaranga gwa ibyo ngibyo ibyo kunywa umuntu murabasanzwa ugomba kwiteza imbere. Ngaho rero courage ukomeze utera imbere. Yego turakoze. Kandi niba yaje ikintu kiguteza imbere nyine nicyo gashaka imashini kuko nge nyine ubu ngubu mpinga inyankeza nk'ubutebe 100
ariko ufite imashini nakweza 500 cyangwa 600. apu byo noneho ni sawa cyane. Ubwo n'udusura ikigaru zatuzanire ku nyanya tugure dutera imbere. Urakoze mukecuru muraho nuko rero amakuru mwitwa bande? ntazi navuga nta kintu ushaka nurivuga niba utabishaka usibye ko ntacyo byari bitwaye nuko ugira gutya murabyuka mubona ibyatsi byimejeje bihinduka amafaranga. oya ntabwo twabyutse ngo tuyasange hanze baje kutubarura ubwo rero nyine igihe kigeze barayatuzanira. izina ry'ibyimejeje ryaturumbutse ntabwo mbizi genzi ko ari give diregite. hari abaturage numvise ngo abo hirya yo byatangiriye babyitaga ngo ni ibyimejeje. kereka wenda aho babanje ntabwo mbizi. nuko mugira gutya mubona abantu baraje barababaruye bati rwose tuzabaha amafaranga kandi mubona barayabahaye. mu minsi idatinze nyine barayazanye ariko dutegereje n'ayandi. mutegereje n'ayandi? babaye baduhaye makeya. byagenze gute se dutera inkuru? baduhaye 329 dukuramo 6 byo kubika by'umwejeti. ubwo rero ayandi yabaye ayacu. ubwo rero nyine twayakoresheje ibikorwa utari ufite umwenda yaraguze n'ibikoresho mu rugo n'utari ufite inzu yarayubatse. 323 ibihumbi 323 by'amanyarwanda. twarayabonye pe. ayo mafaranga wari uretse kuyakoraho ryari? nari nayatunga singiye kubeshya. hanyuma ugira gutyo ubona rwose barayakuze barayakubariye uyabona muri telefone yawe ujya ku mwaje bansanze hano barayambikurira yampaye none se mukecuru wumvise umeze icyo gihe nanariye nabi nari nagize ibyago. yo ifite byihangane nta kundi ibyago ntibiteguza. ariko ni hahandi ntibyabuze kugushimisha nubwo bwose bitanshimisha z'ubundi isanduku nari kuyikurayo n'ibintu byose byamuherekeje. ntego nyine ariko byaranshimishije ntacyo. dusiga rero nwubakamo inzu nubwo hatuzuye ariko nzayubaka mu ya kabiri. uti hazaza n'andi nzayubaka? hazaza n'andi 400 na 90. yampaye havemo na telefone ariko havemo na telefone yampaye. ko numva bikomeye mukecuru ayo mafaranga ari gutangwa nayo? ni give nyine. ko tuvuga ngo kuri give se tuzi uyatanga? tuzi ko ari give yatuzanira. give ikati ibazana amafaranga. n'ubaje bundi baje kudusura babasura babwira iki? barebaga icyo wayakoresheje nyine ukababwira. baraguzemo isambu baraguzemo amatungo ariko je barabibonaga nyine byo natangiyemo. nuko nase ntago mfite ubwo ko bazayabishyuza mukecuru? nibyo se turabizi. ntabyo tuzi twebwe dupfa kurya ntabyo tuzi. ese batubwiye ko ari ubuntu. ni inkunga. ni inkunga se babasobanuye nyine ni inkunga ninde wayitanze? ngo nuko muri Amerika ngo nuko akarere ka Gisagara ngo niko gakennye. niko twumvise. aha mukecuru mvayo hano nawe kandi wayariyeho. nawe yarariye. umwana nagaruka kwishyuza barabimereza mu ntoki. urabibara? ndabibara. ari ubwa mbere? ni ubwa mbere nari nyabonye. akasubwo ntiwibeshye kuyabara ko mukecuru? oya yabaraga mureba nanjye ntonyera nisubiriramo mbona biruzuye. kabwiraga bakatubiza 5 zibarika. ubwo se ntabwo ashobora kuguhiza 2? baba bazizanye turazanga. kubera iki? ntago zibarika bari kutwiba. muramubwiraga guhiya 5. nuko urangije usubwo wayabitse ko mukecuru mu mufuka. se ntabwo wari ufite ubwoba ko haza umujura kuyakwiba? nabo murenge wose bari bawuhaye? akagari bari bagahaye.
hafi ya bose bari yafite ntawe ari kuza nawe ariko ayo mafaranga umenya nawe uyiba nawe ndumvise wibye ayo mafaranga nawe uyiba nuko umaze kwashyikira uti ndakunkobaka sobanurira nyine ukuntu utwo nyine n'utwari dusigaye mpambisha uwo mwana hanyuma rero mitanumizamo imodoka mitangura n'isima uretse ko byashize nubaka n'igikoni mu gikari none rero ibikoresho byarashize nyine ntegerera kabiri ariko giva nambwiye ngo igikoni ni ngo menye ubake ko amafaranga yandi agiye kuza ngura isakaro waguze isakaro ni ryo mbura ry'igikoni njesho tujya ku kirere kirahari pe dore ahangaha ibi byose ni give amazina yawe na n'ubu nitwa Mukagasani Makiri nonse umusaza ari he ntawe uhari ni jejenye ni wowe wenyine ufite abana bangahe se mukecuru 6 abana 6 ariko bamwe bari za Kigali bamwe bari za Kigali none se ubaye hute tutawenda mbere ya give direct wari ubaye hute none usigaye ubaye nari ntuzwa no kwicira inshuro naba nabonye aho nkora nkaryama nta kindi ukaryama se utariye mukecuru kubera iki uraryama bugacyo ukajya gupagasa sobanurira uheruka kuburara ryari ahubwo ni kera byagenze gute icyo kubera ko ibishyimbo nyine byahise ibitarera se ntitwaburaraga karaburara imyaka ingahe bino byavuye mu murima mu kwa kangahe wigeze kuburara wabuze icyo urya neza kubera iki iyo wabuze gukora se ntuburara nawe wabigenza ute iyo utabonye umuntu ukuguriza nk'amafaranga uraryama wowe hano ni mu cyaro muranahinga hari igihe wenda uba wojeje nk'amateke munsi y'urugo izuba ryarayishe yarumye nta n'imbuto tuzabona habe n'ikirayi tuzabona cyo gutera hano hera ibirayi byeraga nyine bikadutunga nta kundi buri imvura izagwa ntawamenya nuko give direct igira gutya iraza ukwije kose mubona gutya baguye hejuru rwose nk'ibyatsi byimira byaradukoreye pe ubu nk'iyi nzu yari igiye kugwa kubera iyi imvura iturutse nyaruguru aho harasenyuka yaturuka hariya urwo ruhande narwo rugasenyuka none rero wenda izakomera turashima give turashima na Kagame wabahaye inzira yo kuza nese yabyanga twari kuyabona ntacyo uburyo gushima nyine uzabashima nabo nibaza kugusura ariko hagati aho ngaho wenda hari nk'abantu muri iyi si sibyo babaho bafite umuco wo kumva bafasha n'abantu niyo baba batabazi wowe wumva waba muri abo bamwe muri bene abo nanjye nabafasha mfite ubushobozi pe tuvuge ko mfite namu mbonye uwo nsumbije ndikubaza none siko abantu bavuga ko gutanga biruta guhabwa cyangwa se ko gutanga biryoha kurusha guhabwa hanyuma abandi bakavuga bati gutanga ntabwo bitabigombera kuba ukize cyangwa kuba ufite byinshi bya mirenge ubundi ubona nta kintu wagira ntabwo wavuga ngo uratanga ari uko ukize oya nk'ubu hari nk'igihe mva nko kubihingira wenda nk'ibishyimbo nkabona umuntu nanjye ndushije nk'umukene ari babunga nanjye muyoreraho urushya akajya guteka sinita ngo ni uko nabihingiye oya ubwo urumva ari umuco abantu bakwiye gutora bibabwire babyumve hanyuma bamenye ko gutanga bitagombera kubuheze kuri ufite ibya mirenge gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo ufite ibintu byinshi nimba ufite na duke duha umuvandimwe wawe nawe mudusaranganye ubu se ugira ngo siko bimeze muri give direct wasanga ari abantu batanakize barimo basaranganya nawe bashatse wenda kutwifashiriza bakayaterateranya njye niko mvuga bakayatuzanira natwe rero niyo mpamvu natwe kwaha abakene tubona turushije yewe ndagushimiye cyane rwose ngwino ugenda unyereka icyo gikoni wubatse muri ibi bishakashaka rwose byagize gutya bikimeza
mwabyumvise ari byabaye kuri Mukagasana imakuratani, nabyo byabaye ku baturage hafi ya bose batuye kano kagari n'uru murenge, aho bitarageraho nabo bizabageraho ubwo ngubwo mwese mu by'u